Akarere ka Huye ni kamwe mu turere 30 tugize u Rwanda, kakaba kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Ni akarere gahana imbibi n'akarere ka Nyanza mu majyaruguru, akarere ka Nyaruguru mu majyepfo, akarere ka Nyamagabe iburengerazuba n'akarere ka Gisagara iburasirazuba. Kagizwe n'imirenge 14, utugari 77 n'imidugudu 508. Akarere ka Huye gafite ubuso bungana na kilometero kare 581 n'ibice bitanu. Gatuwe n'abaturage bagera ku bihumbi 381,900 dushingiye ku ibarura rusange rya 2022. Gatuwe ku bucucike bw'abantu 657 kuri kilometero kare. Umujyi w'akarere ka Huye ni umwe mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali. Umujyi wa Huye ni umujyi ukeye kandi uhora waguka, ukaba ukora ku mirenge irimo Ngoma, umurenge wa Tumba, umurenge wa Huye, umurenge wa Mbazi na Mukura. Mu gukomeza kwagura uyu mujyi, inama njyanama y'akarere ka Huye yemeje igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Huye kivuguruye, kigizwe n'imiturire mishya, imihanda yihariye n'ibindi biwuteza imbere bikawushyira ku rundi rwego. Iki gishushanyo mbonera cyerekana ko umujyi wa Huye mu minsi iri imbere uzaba ugizwe n'ibice byo mu mirenge 6 kuri 14 igize akarere ka Huye. Muri iyo mirenge hazaba harimo Mukura, Tumba, Ngoma, Mbazi, Huye na Ruhashya. Byitezwe ko muri 2050 umujyi wa Huye uzaba utuwe n'abantu bagera ku bihumbi 640 bavuye ku basaga ibihumbi 54 bari bawutuye muri 2012. Akarere ka Huye muri iyi myaka 7 kakoze ibikorwa byinshi bigendeye cyane cyane kuri gahunda ya NST1, nanone kakagendera no kuri DDS kugira ngo gashobore kugenda mu murongo w'igihugu cyifuje, cyane cyane muri za nkingi 3: inkingi ya mbere y'iterambere ry'ubukungu, inkingi imibereho myiza n'imiyoborere myiza. Aho rero hagiye hakorwamo ibikorwa bitandukanye. Muri ibyo bikorwa twavuga cyane cyane harimo nk'ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo birimo ibyiciro byinshi, hari imihanda yubatswe, hari amavuriro, hari amashuri, hari amazi, hari amashanyarazi. Ibi byose ni bituma umuturage ashobora kugira imibereho myiza. Mu karere ka Huye bafite izina ry'ubutore ry'indatirwa bahizi. Iterambere ry'akarere ka Huye rishingiye ku bintu binyuranye. Tugiye mu bukungu, ubukungu bw'akarere ka Huye bushingiye ku buhinzi, ubworozi, ubukerarugendo, ubucuruzi n'inganda. Mu buhinzi mu karere ka Huye hera ibihingwa ngandurarugo birimo ibishyimbo, ibigori, urutoki, umuceri n'ibindi. Mu bihingwa ngengabukungu mu karere ka Huye hera igihingwa cya kawa, hakaba ari naho dusanga ya kawa ya Maraba ya mbere mu ruhando mpuzamahanga. Ubuhinzi muri aka karere bwatangiye gutunga ababukora. Ibishanga byaratunganijwe neza kugira ngo bibyazwe umusaruro, aho bimwe bihingwamo umuceri, ibigori, imboga n'ibindi. Dufite n'akagari k'icyaro, akagari ka Kaburemera, haba ibikorwa by'ubuhinzi, ko dufite n'ibishanga byatunganyijwe. Hari igishanga cya Rwamamba mu murenge wacu wa Ngoma n'umurenge wa Tumba, hari igishanga cya Rwasave bitandukanye mu murenge wacu wa Ngoma, Mbazi ndetse na Save, ariko hariho n'agashanga kabano hepfo ku Mukoni, aho sinakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi. Duhinga rero umuceri kuri hegitari hafi 40, ubwo yuko byesezo ebyiri zihingwa z'umuceri mu mwaka ni hegitari 80, kandi havamo umusaruro uhagije. Umuhinzi ni umuntu ukomeye cyane. Mu buhinzi niho tuvana ibiribwa bidutunga tukabasha gukora indi mirimo yose. Ariko rero nanone ubuhinzi bwakagombye no kurenga kuduhaza mu biribwa twebwe nk'isoko ry'Abanyarwanda, ahubwo tukanasagurira n'amahanga. Mu buhinzi n'ubworozi leta yacu yagiye ikora byinshi ku buryo muri politiki yo guhuza ubutaka abaturage bafashwa kugira ngo babone imbuto y'indobanure, bagafashwa kubona inyongeramusaruro zitandukanye. Hanyuma hagiye hajyaho na za gahunda zo kugira ngo haboneke n'imborera, aho abaturage bashobora guhinga bakeza. Icyo gihe harimo gahunda dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gahunda ya Girinka. Serivisi z'imari zoroherereza ibikorwa by'ubucuruzi, ubuhinzi n'ibindi mu karere ka Huye zarahasesekaye. Hari ishami rya Banki Nkuru y'u Rwanda BNR
yoherereza amabanki y'ubucuruzi akorera muri aka karere mu gutanga serivisi nziza kandi zihuse no gukorana n'abaturage mu kwiteza imbere. Umunota umwe kuri 3 wabasha kubona serivisi za banki uri mu mujyi wa Huye. Muri buri murenge kandi hari koperative yo kubitsa no kuguriza umurenge Sako. Ku nzego zo hasi mu midugudu n'utugari, abaturage bakanguriwe kwibumbira mu matsinda yo kwizigama nk'ibimina, aho bamwe bashobora kwizigama bahereye ku giceri cy'ijana kandi buhoro buhoro bakiteza imbere. Nyuma y'uko rero twebwe iyo myaka 2 tumaze gutangira ubuyobozi, icyo twakoze gikomeye cya mbere nicyo kugarurira abanyamuryango icyizere. Ikindi cya kabiri, hari umubare munini w'abantu batabashaga kugera ku bushobozi bwo kuba abanyamuryango. Ubu twatangiye igikorwa gikomeye cyo kubafasha kujya batanga amafaranga make make bakagera ku rwego rw'uko nabo baba abanyamuryango. Hari ishyamba twasuye, mwaribonye, ishyamba rihagaze miliyoni zirenga 2.5. Hari isambu nini mureba ahangaha nini cyane ndetse ifite metero zirenga 3,000. Uyu munsi dufite umutungo wa miliyoni 10 isaga nyuma y'ibyo bikorwa byose. Mu karere ka Huye uhasanga ibikorwa by'ubukerarugendo binyuranye, aho haboneka ibyanya bibumbatiye amateka nk'ibisi bya Huye bibitsa amateka y'umuhinzakazi wamenyekanye cyane mu myaka yo hambere akaba Nyagakecuru. Muri aka karere kandi haboneka inzu ndangamurage nk'ingoro ndangamurage y'imibereho y'abanyarwanda bo hambere benshi bazi nka Mize. Iyi ngoro igaragaza neza imibereho y'abanyarwanda bo hambere, iherereye i Huye. Muri aka karere kandi haboneka ishyamba rya Arboretum ryatewe mu mwaka w'1934. Kuri ubu ni ishyamba riteye amabengeza benshi baba bifuza gusura. Haboneka kandi amahoteli agezweho n'ibindi. Turebye uruhare rw'abikorera, ubuyobozi bw'akarere ka Huye bufatanya n'abafatanyabikorwa banyuranye barimo n'abikorera mu bikorwa by'iterambere. Abikorera muri aka karere batangije bimwe mu bikorwa biremereye by'ubucuruzi mu mujyi. Bagize uruhare kandi mu kubaka inyubako zijyanye n'igihe no gutanga imisoro ifasha aka karere mu kwagura ibikorwa remezo n'iterambere ryako. Iyo tuvuze abikorera mu iterambere ni abantu bangombwa cyane. Iyo turebye rero mu karere ka Huye duhereye ku bikorwa remezo mubona imihanda itandukanye yagiye ikorwa. Tumangira ku ruhare rw'abikorera tureba inyubako, tubona inyubako zagiye zizamuka duhereye ku masoko, duhereye no ku mazu yandi atandukanye. Iyo urebye amazu yose agize akarere ka Huye ni amazu y'abikorera cyangwa se afitanye isano n'abikorera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame dushingiye ku byo yatugejejeho mu gihe gitambutse, simfite ipfunwe ryo kuvuga ngo n'ubu ngubu turacyakeneye iryo terambere. Tukaba dutekereza ko ari bibaye byiza ndetse ari nabyo bidukwiriye kugira ngo yongere aduhe ikindi gihe. Huye Trading Company Limited ni company ifite abanyamuryango bagera kuri 40, bakaba barishyize hamwe kugira ngo bagire uruhare mu iterambere ry'akarere ka Huye, bubaka inyubako mpuzabikorwa. Tuzubaka parking igezweho mu mujyi wacu ya Huye, aho nibura tuzaba dufite parking ijyamo imodoka zisanga 300, ndetse hazaba hari naho bashobora kubogereza imodoka mu buryo bugezweho na parking izabisakaye. Turubwo rero dushaka ko umujyi wacu wa Huye ugira isura nshya bigizwemo n'uruhare nkuko n'ubundi bisanzwe bikorwa n'abikorera bo mu karere kacu ka Huye. Urareba ugasanga akarere kacu ka Huye karimo karatera imbere. Ibyo tubikesha ubuyobozi bwiza, kuko iyo abikorera turi gukora dutanga imisoro. Iyo misoro yegeranwa na leta niyo itugarukira n'ubundi imihanda ikubakwa, amavuriro kubakwa, nk'ivuriro ryacu rya Sashibe kuntu sigaye isa, rya ku Kabutare ya hospitali ya Kabutare isa neza. No kuvuga ngo na amafaranga y'imisoro dutanga atugarukira. Nta gushidikanya ko ubundi twasabye Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame kongera akatuyobora mu manda ikurikira. Uwo munyarwanda urasohoka ajya kurangura hanze gifite pasiporo yo mu Rwanda, barakubaza ngo uyu ni umunyarwanda, ugahita ukomeza, nta ukwishidikanyaho, nta ukwibazaho. Ibyo byose ni ukubera agaciro umunyarwanda yahawe, ntabwo ari agaciro kizanye.
dufite uwakaduhesheje, natwe rero tugomba kumuhesha agaciro. Hari gahunda zitandukanye rero navuga nanone zigenda zizamura abaturage muri iryo terambere ry'ubukungu n'abikorera ubwabo, bagiye bagira uruhare ndasimburwa mu iterambere ry'igihugu, aho ubona yuko navuga yuko icyitegererezo cya mbere ni nka koperative z'abacuruzi z'abantu bikorera zashinzwe hano muri Huye. Navuga nk'izigaragara cyane nka koperative Ingenzi yubatse isoko, ni nayo yagize initiative ya mbere kugira ngo ushobore kubaka isoko, yabaye urugero rw'ibishoboka. Rero hahita hakurikiraho na koperative Abisunganye. Ubu hari n'izindi companies ziriho nanone ziharanira kubaka izindi nyubako none zigendanye n'igihe. Ibyo rero bituma ari abaturage babona akazi, bigatuma abantu babona aho bakorera heza, hanyuma n'imisoro nanone igashobora gutangwa, tugashobora kwiyubakira igihugu. Mu burezi, akarere ka Huye gafatwa nk'igicumbi cy'uburezi, dore ko ari naho hatangiriye amashuri ya mbere mu Rwanda kera cyane. Aha twavuga nka Groupe Scolaire Officiel de Butare Indatwa n'Inkesha. Ishuri rya mbere ryatangiye mu mwaka w'1929, n'ubu rirakora kandi riri mu mashuri y'icyitegererezo. Kuri ubu haboneka amashuri menshi anyuranye, yaba ya leta, ay'abihaye Imana n'ay'abigenga. Akarere ka Huye kagize amashuri, gafite amashuri menshi ubona akora neza, icyo ni ukugishima. Mu iterambere ry'akarere amashuri afitemo uruhare rukomeye. Tubanze turebe abakozi bakoramo, ni abakozi benshi bafite uburyo bari muri sosiyete. Abarimu muri sosiyete, dufite abarimu benshi mu karere ka Huye. Iyo urebye umurenge wa Ngoma wonyine ufite amashuri menshi pe, ari aya prive, arafashwa na leta, y'abafatanyabikorwa batandukanye, ari amashuri ya leta ubwayo ni menshi. Harimo abarimu benshi, harimo abakozi benshi. Yewe wenda nize wenda ibintu simbashe kubyumva neza muri classe, ushobora gukoresha ubu buryo bw'ikoranabuhanga nkora research kugira ngo mbashe kugira deep understanding. Ni byinshi cyane namenye muri no smart class. Ikintu nashimiye Perezida wa Repubulika ni uko nyine dufite ibitabo, tukagira iyi smart class. Ngira ngo iyo ureba ibipimo by'iterambere n'amashuri azamo, amashuri azamo no kuvuga ngo uko abantu batera imbere bifuza aho abana babo biga ku rwego nabo bagezeho, ku rwego rugezweho, nabyita rugezweho, ku rwego abona umwana we afite amahirwe ahagije. Cornerstone International School hari ibibazo byinshi yakemuye ibyo bibazo by'amashuri mpuzamahanga, kuko hari abanyamahanga benshi baza hano bakazana abana babo hano. Hari n'abandi batinyaga kuza Huye bavuga ngo nta shuri rihari ryo abana babo bakwigamo, bitewe n'uko abana babo batangiriye mu maprograme mpuzamahanga. Uyu munsi ubwo dufite n'abava i Kigali bakabohereza hano, kandi bo bakiri i Kigali, bakorera i Kigali, cyangwa se yabona amahirwe yo kuza hano yamenye ishuri agahita mbazana. Turabafite benshi. Ba bantu batinya kuza gukora muri Huye, baba abacuruzi, baba abashoramari mu buryo bwose, baba abantu bakorera leta cyangwa bakorera ibigo bikomeye, ama ONG, iyo bumvise ko ari ishuri mpuzamahanga baraza. Turatanga akazi ku bantu benshi bashobora kwigisha ayo mashuri mpuzamahanga, bakaba bava i Kigali bakaza bagakorera hano, bagakonsoma, bagateza imbere akarere ka Huye. Urumva ko dufite uruhare runini mu iterambere ry'akarere ka Huye. Ikindi, uko iyo myaka 7 natwe dufite gahunda ndende y'imyaka 7, turateganya no gukora ishuri rya secondaire. Mu myaka 7 hakozwe byinshi. Imyaka 7 burya si mikeya, nureba ibyagiye bisanwa ubwabyo. Nigeze kuvuga umubare w'abanyeshuri, navuze amashami atandukanye yiyongereye, navuye nursing, MPC, MCB, aho hose ni ukwakira abana b'igihugu bigira hano, kandi abahitamo kuza kwiga hano ni benshi birumvikana, ariko abafite amanota meza nibo nyine turi muri competition, nibo bahahabwa. Icyo gihindura imitsindire. PIAS nk'uko izina aho ribivuga, Protestant Institute of Arts and Social Sciences, ni ishuri rikuru ryigisha ibijyanye n'ubumenyi mu ngeri zitandukanye,
bw'imibereho ya muntu. Aho umuntu harimo teoloji, iyobokamana, ubumenyi bw'amadini, hakazamo uburezi, hakazamo n'iterambere mu buryo butandukanye. Ubwo rero kugeza uyu munsi wa none ni amashami atatu akora muri PIAS, ariko hariho igitekerezo kimaze iminsi gikorwaho, ni ugutangiza ishami rya kane, Architecture and Green Technologies. Iryo shami naryo rizatangira, inyubako yamaze kuzuzwa, iri haya n'inyubako nziza cyane, ikoresha ndetse n'imirasire ikomoka ku zuba, kuko tugomba kugabanya izindi ngufu hari aho zangiza ibidukikije. Inyubako ubwayo rero yerekana ko dushyize imbaraga mu kubungabunga ibidukikije. Birahuye kuko mu karere ka Huye icyambere kaduhere ku nyubako. Kimwe mu bintu bigaragaza iterambere ry'akarere ni inyubako zigezweho. Inyubako zera muri PIAS rwose zirashimishije, numva ari ishema ry'akarere ka Huye kuba dufite inzu nk'izi zifite isuku, ndetse no kuba dufite inzu nk'iriya ibungabunga ibidukikije, ni ishema ry'akarere ka Huye. Kandi urebye ubusitani bwihariye uko bumeze, isuku iharangwa, Huye inejejwe no kuba ifite ikigo nka PIAS cyita ku kubungabunga ibidukikije ndetse no kunoza isuku aho dukorera. Cya kabiri, mu karere ka Huye hari amashuri menshi, kandi ayo mashuri abarimu bayigishamo, abanyeshuri bahiga abenshi baza kwigira hano muri PIAS, bahakura ubumenyi kandi bufite ireme. Mu myaka 7 muzi ko uburezi bushingiye ku ikoranabuhanga hagiyemo byinshi byakozwe. Hari smart classrooms dufite 2, hari computer lab 2, hari nababwiye na nursing imaze imyaka 2 kugira ngo kuvugurura ubuvuzi no gutuma bunobwa no guha serivisi abaturage, cyane cyane mu mavuriro atandukanye binoge. Turi mu bigo 7 byatoranyijwe gutangiriramo iyi porogaramu. Muri ino myaka 7 hagiye hakorwa byinshi, cyane cyane no mu rwego rw'uburezi, kuko iyo turebye nko mu mwaka ushize w'ingengo y'imari 2021 na 2022, turishimira yuko ibyumba by'amashuri mu rwego rwo kugabanya ubucucike hubatswe byinshi bigera kuri 393, birimo 82 twafashijwemo n'umufatanyabikorwa Banki y'Isi, hakaba n'ibindi byubatswe na Leta y'u Rwanda bigera kuri 311. Ibi rero byafashije kuri rya reme ry'uburezi, cyane cyane aho abana bakoraga urugendo rurerure bashoboye kurugabanya, nanone na bwa bucucike bugenda bugabanuka. Hari za kaminuza n'amashuri makuru zigeze kuri 5, harimo Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, IPRC Huye, Catholic University of Rwanda, CUR, Protestant Institute of Arts and Social Sciences PIAS, na seminari nkuru ya Nyakibanda. Muri aka karere kandi hari amashuri yisumbuye asaga 50 n'amashuri abanza arenga 100. I Huye haboneka ibigo by'ubushakashatsi binyuranye birimo Lab, NIRIDA n'ibindi. Mu byerekeranye n'ubuzima, mu karere ka Huye hari ibitaro bya kaminuza CHUB, ibitaro by'akarere ka Huye bya Kabutare, hari amavuriro yigenga agera muri 4, amafarumasi arenga 17, ibigo nderabuzima 16, amavuriro yo ku rwego rw'ibanze health post arenga 23. Ntitwakwirengagiza n'ibigo by'abikorera mu kugira uruhare mu buzima buzira umuze. Muri ibyo bigo byunganira ibya leta harimo nka Salus Polyclinic, Medilabs, La Medicale n'ibindi. Usibye ibi kandi, muri gahunda ya leta yo gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza, kuri ubu muri buri mudugudu hari abajyanama b'ubuzima bafasha bakanakurikirana abarwayi iyo bibaye ngombwa. Izi nzego z'ubuzima twavuze haruguru zifasha aka karere kugira abaturage bafite ubuzima bwiza no kugabanya impfu ziterwa no kubura serivisi z'ubuvuzi. Ibitaro bya kaminuza bya Butare ni ibitaro biri ku rwego rwakira indwara zananiranye ku bindi bitaro bisanzwe. Usibye kugira inshingano zo kuvura, tunagira n'inshingano zo kwigisha abiga umwuga w'ubuvuzi, tukagira inshingano zo gukora ubushakashatsi mu rwego rw'ubuvuzi, ariko nanone tukanakurikirana ibitaro 14 biri mu karere dushinzwe kurebera k'ubuvuzi. Muri ibyo bitaro 14 hakaba harimo ibitaro bya district 12 n'ibitaro bya province by'intara 2.
aho tureba serivisi zitandukanye, tukareba serivisi za imajeri cyangwa se aho bacisha mu cyuma. Hose ubwo harazamo umwihariko twaze tuvuga ngo ese umwihariko ni uwuhe wa CHUB, kuko niho hari sikaneri yonyine mu ntara y'Amajyepfo. Hakabamo serivisi ya mammography, aho mu kureba kanseri z'indwara z'amabere, icyo cyuma kikaba gipima ibere kikareba niba nta burwayi bwaba burimo. Hakaba serivisi yo gucisha mu cyuma mu buryo busanzwe ya radiography, hakaba na serivisi za ecography. Habonekamo rero na serivisi y'ubugororangingo no gukora insimburangingo, ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba afite uburwayi ukeneye ko ingingo ze ziba zarahinamiranye ngo amufashe ko zirambuka, ariko nanone akaba hari n'uwo agize uburwayi ushobora gutuma atakaza urugingo. Tukaba dufite na serivisi ibasha gukora urugingo rujyanye n'umubiri we kandi bikabasha kumufasha gukomeza ubuzima bwe bwa buri munsi. Icya mbere ni ubwo bumenyi bw'ubuvuzi bituma abaturage bo mu karere ka Huye bungukiramo, bakabasha kubona inzobere zibari hafi bakanivuza neza kandi bakanamenya n'uburwayi bafite hakiri kare. Icya kabiri ni ubushobozi navuga bw'amafaranga, kuko iyo abakozi barenze 560 bari Huye, iyo bahembwe bakenera byinshi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni ubuvuzi bwegerejwe abaturage kuri izo poste de santé twavuze zose zagiye zubakwa hirya no hino mu mirenge, mu midugudu aho abantu batuye. Ku byerekeranye n'umutekano, umutekano muri aka karere urasigasiwe. Inzego za gisirikare zunganirana n'izindi nzego z'umutekano nka polisi n'inzego z'ubuyobozi mu rwego rwo kwita ku mutekano w'abaturage. Uyu mutekano usesuye uha icyizere abashoramari n'abikorera mu gutangiza ibikorwa by'iterambere byiganjemo iby'ubucuruzi mu mujyi wa Huye. Urebye mu gihugu hari umutekano, mu gihugu cy'u Rwanda ho ibintu by'umutekano ni ibyabo, ibintu byacu birarindwa. Umuntu arishyira akizana security mu byonyine kugira ngo uzajye ugenda nijoro urinde ugeza mu gitondo kigenda, icyo gihugu kiba gituje, kiba gifite umutekano uhagije. Ntaho tunyuga tudisikita rwose. Urebye ibyakozwe ukareba umutekano, ukareba agaciro umunyarwanda afite, nta gushidikanya ko ubundi twasabye Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame kongera akatuyobora mu manda ikurikira. Biturutse ku ntore zirusha intambwe umugabo w'ikirenga Son Excellence Perezida de la République du Rwanda Paul Kagame n'abayobozi bacu kuza kugera ku mutwara sibo, kuko niyo ngeze ikibazo kuri Mbati mba narimye hakagira ikibazo kijyanye no kwibwa n'iki, ndagenda nkahamagara inzego zitukuriye mu mudugudu cyangwa mu isibo, bakaba babasha kuvuga ngo ni gute kwa shiraho umutekano ku buryo ibikorwa by'umuntu bidahungabana. Icyo kintu turagishima cyane. Hatari umutekano nta cyashoboka, n'izo nyubako ntago zashoboka kugira ngo zizamuke nta mutekano zifite. Muri iyi myaka 7 umujyi wa Huye warahindutse cyane, ngira ngo abawugenda barabibona, ariko niyo waba uri muri siporo, waba ushaka kuruhuka uwugendamo, amatara hari ku mihanda, imikindo ihari kuwuzenguruka, ni umujyi uruhura, ni umujyi mwiza usa neza. Yewe ku bwanjye ndahakunda cyane. Ndi mu bantu batagenda nijoro cyane, ndi mu bantu bataha kare, ariko yewe amasaha yo kugeza 2:00 nicyo gihemba ndi hanze, nta kibazo ndahura nacyo. Ni namahire kuko hano muri Piyazi dufite ishami rijyanye no kwiga bijyanye no kubaka amahoro, aho amakimbirane yakomoka hose. Piyazi itanga umusanzu wo kwerekana uburyo abantu bayakumira n'uburyo bahangana nayo kugira ngo twubake igihugu gitekanye. Umusanzu wa Piyazi mu iterambere ry'akarere ni mu ngeri nyinshi, ariko ibyo ni iby'ingenzi. Ibi byose ni bigaragaza ubudashyikirwa bwa Perezida wa Repubulika, kuko udafite ubuyobozi bwiza ngo byagerwaho. Mu butabera, Huye ifite urukiko rw'ibanze ikagira n'urwisumbuye. Huye ifite urwego rw'abunzi kandi mu gukemura ibibazo by'abaturage bikorewe ku nzego zo hasi. Muri gahunda y'imyaka 7 ya leta NST1, muri Huye bagize uruhare mu guca imanza no gukemura ibibazo by'abaturage, ibyarinze umubare munini w'abaturage usiragira mu nkiko. Nahisemo kukizana mu bunzi b'umurenge kuko abakagari bari bandenganije. Hari icyo byamaze kuko bandenganuye. Basanze
ibyo bandegaga nta shingiro bifite. Cyakemutse rwose, nanezerewe uburyo bacyakiriye n'uburyo bagikemuye. Mu bijyanye n'isanamitima, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akarere ka Huye nako kagize umubare munini w'abasigaranye ibikomere. Mu guhangana n'ibi bibazo, ubuyobozi bw'akarere ku bufatanye n'imiryango itari ya leta n'amadini bagize uruhare mu gusana imitima no kubaka icyizere cy'abatuye aka karere bari bafite iki kibazo. Ibyishimo by'ikibi bimara akanya gato, n'ibyishimo by'umunyacyaha ntabwo bitinda. Nako byabaye amezi make, abasirikare bake umubare bafite intwaro zidakomeye, bato mu myaka, bayobowe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu kuba perezida wa repubulika, nawe yarakiri muto murabizi, ariko bakagira intwaro ikomeye ariyo y'ubushake n'ukuri. Batsinda abasirikare benshi n'abaturage benshi bari kumwe nabo b'interahamwe n'abandi bise amazina atandukanye. Bashaka gutsemba abantu batarabaremye, ntacyo babaziza gusa ubwoko babahaye. Ariko Imana ifasha abo bake bafite ukuri, birukana benshi bafite ubugome, baratsindwa, ndetse na bamwe muri bo bagaruka kuza kugana ukuri no kubaka igihugu. Ibyo tubivuga abakiri bato ntibabyumva, kuko ubu abanyarwanda barenga 70% bafite imyaka 30 cyangwa munsi yayo. Akenshi tuba tugira ngo nabo bamenye amateka yacu twanyuzemo, kugira ngo ibyo hatazagira n'ubashuka ngo bazongere banabitekereza. Transport cyangwa se ibyerekeranye n'ubutwazi bw'abantu n'ibintu, akarere ka Huye gafite gare iri ku rwego rwo hejuru, ikaba ihuza aka karere n'ibice bitandukanye by'igihugu. Mu kugera kuri iyi ntego, hakorera ama agence anyuranye y'imodoka atwara abantu n'ibintu neza kandi ku gihe. Aba berekeza mu bice binyuranye birimo Huye Nyanza, Huye Ruhango, Huye Muhanga, Huye Kigali, Huye Rusizi n'ahandi. I Huye kandi hari ikibuga cy'indege nto kizwi nka aerodrome. Umutekano wo mu muhanda witabwaho ku bufatanye na polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ubuziranenge bw'ibinyabiziga burasigasirwa cyane mu rwego rwo kwirinda impanuka n'ibyuka byangiza ikirere. Muri iyi gahunda, muri Huye hubatswe ikigo cya controle technique. Mu bikorwa remezo, aka karere kashyize imbaraga mu kwegereza ibikorwa remezo abaturage. Imihanda yaravuguruwe. Imihanda yo mu mujyi yashyizwemo kaburimbo. Iyo mu byaro yaravuguruwe kugira ngo yoroherereze ubuhahirane. Iyi mihanda izwi nka feeder roads. Aka karere kandi kashyize imbaraga mu kwegereza abaturage umuriro n'amazi mu kugera ku ntego ya gahunda ya leta y'imyaka 7 NST1 izarangira muri 2024, dore ko muri uwo mwaka buri muturage azabagirwaho n'amazi meza. Hirya no hino muri aka karere hubatswe ibiraro cyangwa se amateme, yaba yo hasi n'ayo mu kirere, mu rwego rwo koroshya ubuhahirane bw'abaturage no kubafasha kugeza umusaruro wabo ku isoko mu buryo bworoshye. Akarere ka Huye twavuga yuko ari n'akarere gafite amahirwe kuko kari hagati mu ntara y'Amajyepfo, aho usanga kaburimbo iduhuza n'akarere ka Nyaruguru ubu ngubu irahari, hari iduhuza n'akarere ka Nyamagabe, iduhuza na Nyanza, ku buryo aho turi hose akarere ka Huye aho ushobora kujya mu turere byegeranye. Ubu ngubu biragera ku birometero bigera kuri 109. Ibi byose biteranije biduhuza n'utwo turere. Hanyuma nanone tukagira indi mihanda ikoze ariko itarageramo kaburimbo ya feeder road, nayo dufitemo ibirometero bigera kuri 94. Hakaba n'indi mihanda nyabagendwa nanone ifasha abaturage guhahirana, ihuza imirenge itandukanye.
icyo rero navuga yuko akarere ka Huye uyu munsi nta hantu ushobora kwifuza kujya unanirwe kugira aho ugera. Hagati aho hagiye hubakwa n'ibiraro bigenda bihuza imirenge. Hari ibiraro byagiye bivugururwa nk'ikiraro kiri mu murenge wa Simbi ugana Kabusanza, hari ikindi kiri mu murenge wa Maraba, hari ikiraro gihuza Gishambu na Mukura, uburyo ibi byagiye byitabwaho. Hari nanone ibindi biraro byo mu kirere byagiye byubakwa ku buryo bifasha aba baturage bashobora guhura n'ibibazo byo kuba batwarwa n'imyuzure, kuko cyane cyane ibyo ngibyo byubakwa ahantu hari imigezi hadashobora kujya ikiraro. Mu byerekeranye n'ikoranabuhanga, mu rwego rwo guteza imbere ikoranabuhanga, umujyi wa Huye ufite ibigo by'urubyiruko birimo Huye Innovation Hub, aho buri wese agera ku miyoboro migari ya internet ku buntu, akaba yakora ubushakashatsi, kwihugura, gusaba akazi kuri murandasi n'ibindi. Muri iki kigo kandi urubyiruko ruhabwa amahugurwa agamije kurufasha kwiga imyuga no kwihangira imirimo. Hari kandi ikigo cya Huye Youth Friendly Center, ikigo cyigisha urubyiruko ikoranabuhanga. Muri buri murenge kandi hashyizweho uburyo bufasha abantu kwihugura no gukoresha ikoranabuhanga. Aha twatanga urugero rwa serivisi z'Irembo. Mu byerekeranye n'itumanaho communication, Huye ikoreramo ibigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage guhanahana amakuru no gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bworoshye bifashishije amatelefone agezweho n'ibindi. Akarere ka Huye gafite radiyo ebyiri zirimo ishami rya radiyo Rwanda rikaba radiyo Huye, hari kandi na radiyo ya kaminuza y'u Rwanda ikaba ariyo radiyo Salus. Hakorera kandi ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi binyuranye birimo na Icyuzuzo TV. Itumanaho ryagize akamaro mu iterambere ry'umuturage, guhana serivisi nko kohererezanya amafaranga bikoreshwa cyane n'abaturage b'aka karere. Ku byerekeranye n'imiturire, akarere ka Huye kakoze igishushanyo mbonera kidaheza mu byiciro byose. Iki ni Inclusive Master Plan. Muri buri murenge w'aka karere hubatswe umudugudu ntangarugero mu kubakira abatishoboye, aho hagiye hubakwa inzu zikomeye ziswe 2-in-1. Abaturage bavanywe mu manegeka, imiryango itishoboye yaratujwe, kandi abaturage bakangurirwa gutura mu midugudu mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa remezo bijye bibageraho ku buryo bworoshye. Aya mazu tubamo nayo bubakiye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi 94. Ni ukuvuga ngo batari bafite amacumbi ariko babikwiriye. Ntarabona iyi nzu nararaga ku gasozi, ubu kuva narabonye iyi nzu nahise numva nishimye, numva ndaryama ngasinzira, nkumva nta kibazo. Mwanshimira Perezida wa Repubulika ko yankijije akampahomba. Ku cyerekeranye n'imikino ndetse n'imyidagaduro, Huye ifite ikipe ya Mukura Victory Sports, iba mu cyiciro cya mbere, ikagira kandi akademi ya Paris Saint-Germain, ikagira ikipe y'ikigo cya Groupe Scolaire Mutunda y'abagore iri mu cyiciro cya mbere, ikagira ikipe ya APR y'abagore iri mu cyiciro cya kabiri, n'andi makipe menshi. Muri aka karere kandi haba amarushanwa mu mikino inyuranye, nk'irushanwa rya volleyball rizwi nka Memorial Kayumba, irushanwa ry'isiganwa ku mamodoka rizwi nka Memorial Gakwaya. Usibye kandi iyi mikino, mu karere ka Huye hari imikino ihuza imirenge ya Kagame Cup, imikino igira uruhare mu kwidagadura no kuzana ibyishimo mu batuye aka karere n'abahagenda. Aka karere kubatsemo stade mpuzamahanga ya Huye ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku bihumbi 10. Bimwe muri ibi bikorwa twavuze haruguru byihutishijwe muri gahunda ya leta y'imyaka 7 ya NST1 cyangwa se National Strategy for Transformation. Iyi gahunda ya leta yari yubakiye ku nkingi 3 arizo Economic Transformation, Social Transformation na Good Governance. Mu Kinyarwanda ugenekereje ni impinduka mu mibereho, impinduka mu bukungu n'imiyoborere myiza. Kuri ubu akarere ka Huye gatuwe n'abagera ku 381,900 hagendewe ku ibarura rusange rya 2022. Aka karere kaza mu b'imbere mu kwesa imihigo. Mu mwaka w'imihigo wa 2021-2022 aka karere kaje ku mwanya wa kabiri mu rwego rw'igihugu n'amanota angana na 80.97%. Umujyi w'akarere ka Huye uri mu mijyi yunganira Kigali. Byitezwe ko muri 2050 umujyi wa Huye uzaba utuwe n'abantu bagera ku 640 bavuye ku basaga 54,000 bari bawutuye muri 2012. Iki cyegeranyo cyateguwe na Icyuzuzo TV ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye.